kutuyobora kandi kigiye kudufasha gukomera mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buganire ku ijambo rivuga umukristo nyakuri. Turaganira ibintu bibiri, turaganira ku mukristo, tuganire no ku mutambyi. Umutambyi turebe ese inshingano z'umutambyi azibamo. Umutambyi uyu munsi biragereranywa na pasiteri. Amena. Turareba pasiteri inshingano ze aracyazikora nk'umuntu w'Imana. Twongere turebe ese umukristo we aracyari mu nshingano ze nk'umukristo wubaha Imana. Amena. N'ayo magambo abiri turi buze guhagararaho. Umukristo uyoborwa n'Imana ntabwo agomba kugendera muri santima. Umukristo wubaha Imana ntabwo agomba kugendera muri logike. Haleluya. Ibyo byose turaza kubibamo dukoresheje Bibiliya ebyiri. Turakoresha Bibiliya ntagatifu, dukoreshe na Bibiliya yera, kugira ngo turebe mu by'ukuri bimwe mu bantu b'Imana bakomeza kugenda birengagiza kandi bikwiriye ko uyu munsi tubibamo twese duhuje umutima. Amena. Uraza kwibaza ati se bishoboka bite ko wigisha muri Bibiliya ebyiri kandi hariho Bibiliya imwe twese duhuriyeho kandi twumva kimwe? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya ni imwe ku isi yose. Haleluya. Nubwo nkoresheje ngo hari Bibiliya ntagatifu, hari na Bibiliya yera, Bibiliya ni imwe ku isi yose, ivuga bimwe. Amena. Nubwo harimo abari kugenda bahindura kugira ngo bashyiremo andi magambo kugira ngo bayobye umugambi w'Imana cyangwa bice umugambi w'Imana, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ni rimwe, ntirizahinduka kandi rizahoraho. Bibiliya irambwira ngo Yesu yavuze ngo ibi bitabo byose bizafungwa, bizakurwaho, ngo ariko ijambo rye ntirizavaho. Amena. Ijambo rye ntirizavaho, rizahoraho kubizera kandi kubiringira Uwiteka. Imana idufashe cyane. Uraza kumbaza ati ariko se wa mugabo we wasobanura ute ko ugiye kwigisha muri Bibiliya ntagatifu, ari Bibiliya y'Abanyakatolika? Uraza kongera kumbaza ati se bishoboka bite ko uri bwigishe muri Bibiliya ntagatifu ukigisha no muri Bibiliya yera? Bihuriye he? Utujyanye hehe? Utuvanye he? Urashaka kutumenyesha iki? Haleluya. Ndashaka kugira ngo mbabwire ubumenyi buri muri Bibiliya ntagatifu nibwo bumenyi buri muri Bibiliya yera. Haleluya. Kandi Imana yasizeho ijambo ry'Imana ni imwe, ni nayo mpamvu n'ibirimo ari bimwe. Haleluya. Ariko ndagira ngo mbasobanurire neza, Bibiliya ntagatifu irasobanura ibintu byose neza kandi mu kuri. Haleluya. Kandi ni Bibiliya yera nayo irasobanura ibintu byose neza mu kuri. Haleluya. Ariko tugira ngo turebe ibintu abantu birengagiza kandi bakwiriye kubwira abakristo tumazemo imyaka, basogokuruza babipfiriyemo batamenya ukuri, ndetse hari n'abandi bakirimo bataramenya ukuri. Ariko ndagira ngo uyu munsi tubitekerezeho, umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, umenye ukuri kw'icyo Imana yaguhamagariye muri wowe no muri njyewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu mbasaba cyane tuve muri logike ya religiyo, tugendere mu mwuka w'ijambo ry'Imana, nibwo tuzashobora gutsinda Satani. Biradusaba ko dusoma ijambo ry'Imana, nibwo tuzashobora kunaniza imigambi ya Satani. Nibitaba gutyo ntabwo tuzashobora guhindura umugambi wa Satani tudasomye ijambo ry'Imana, kuko Satani nawe arazi neza ibyanditswe, kandi azi neza ko ibyanditswe ari ryo teka bizamucirwaho. Amena. Niyo mpamvu akora uko ashoboye kugira ngo adeviye. Igihe cyose umuntu uzi ijambo ry'Imana akora uko ashoboye kugira ngo akudeviye. Igihe uri gusoma ijambo ry'Imana akora uko ashoboye kugira ngo akudeviye igihe uvuga Imana mu kanwa kawe. Amena. Mbere y'uko twinjira muri aya magambo, tubanza twinjire mu gitabo cya Mariko. Turinjira mu gitabo cya Mariko, igice cyaho ni cya 14. Turasoma duhereye ku murongo wa 30 na kabiri, turaza kumanuka
tugeze ku murongo wa 37. Imana idufashe cyane dusangire ayo magambo y'Imana. Dusomera Mariko igice cya 14 ku murongo wa 32 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asenga umubabaro ari Getsemani. Bagera ahitwa Getsemani maze abwira abigishwa be ati nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati Aba data byose biragushobokera, unzenze iki gikombe ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibi ko wowe ushaka. Amen. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni urasinziriye, harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Amen. Hano Yesu yari kumwe n'abigishwa ariko arababwira ati ndifuza gusenga ni jyenyine. Yesu ngo aragenda arasenga ariko agarutse asanga abigishwa basinziriye. Haleluya. Uko niko na n'uyu munsi dusinziriye bamwe mu bigisha n'abigishwa. Haleluya. Yesu yagiye ngo agarutse asanga bisinziriye, babivuyemo, ntabwo bahagararanye nawe, ntabwo bari mu mwanya umwe nawe. Haleluya. Harahamagara ariko ntabwo mubashije kubana amaso nanjye nibura akanya gato. Imana idufashe cyane. Uyu munsi abantu barasinziriye. Ndagira ngo tubanze turebe kuri iryo jambo, kuki abantu basinziriye. Ni iki gisinzirije abantu? Ni iki giteye abantu gusinzira? Ni iki giteye abantu kutaba maso? Ni iki gitumye uyu munsi ntaba maso nawe ngo ube maso? Ni iki kibiteye? Ni iki kibujije umutima wawe kuba maso imbere y'Imana? Ni iki kikubujije amahoro gitumye utaba maso? Ni iki gitumye utaba maso wa mutambiwe? Ni iki gitumye utaba maso wa mukristo? Haleluya. Yesu arasengana umubabaro kubera yuko tutari maso kandi yaraje kugira ngo aduhe imbaraga zo kuba maso. Yesu arasengana umubabaro kuko yaje kugira ngo tumwisangemo ariko twebwe ntabwo tubona. We yaje kuba muri twebwe ariko twebwe ntituri muri we. Amen. Reka twirebe igitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi nagira ngo tubanze turi muri iryo jambo ukuntu tutaba maso tugasinzira. Turi mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 10 turasoma umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 11. Nayo magambo turi buganireho biraza kudufasha kurushaho gusobanukirwa ijambo turiho uyu munsi. Adusomera muri Bibiliya ntagatifu. Amategeko yerekeye ibinyobwa bisindisha. Uhoraho abwira Aroni ati niba muri burye mu ihema ry'ibonaniro ntimuzanywe divayi cyangwa ikindi gisindisha amategeko yerekeye ibinyobwa bisindisha. Uhoraho abwira Aroni ati niba muri burye mu ihema ry'ibonaniro ntimuzanywe divayi cyangwa ikindi gisindisha, bityo ntabwo muzapfa kuva mu gisekuru kugera mu kindi bizababera itegeko ridakuka. Ibyo byose ni ukugira ngo muzashobore gutandukanya ibintu bitagatifu n'ibitari byo, ibyahumanye n'ibyahumanuwe, kandi ngo mwigishe Abisirayeli bose amategeko yose Uhoraho yatanze atumye Musa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Somera muri Bibiliya yera. Uko abaganga bavuga ngo abatambyi babuzwa kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Uwiteka abwira Aroni ati ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe. Uko muzajya
kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, mubone uko mutandukanya ibyera n'ibitari ibyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya, mukigisha Abisirayeli amategeko yose Uwiteka yabwiriye Abisirayeli mu kanwa ka Mose. Haleluya. Imana idufashe cyane. Hano ndagira ngo murebe abatambyi ni abakozi b'Imana. Haleluya. Abatambyi hano babwirwa ni pasiteri. Pasiteri ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Umuntu wese uvuga ijambo rya Yesu Kristo, umuntu wese uvuga umugambi w'Imana ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Ndetse baravuga neza cyane ngo nuyinywaho no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ngo byari umuvumo, byari ikizira imbere y'Imana, byari ibintu bidashoboka ko umuntu abikoresha. Ariko uyu munsi birakoreshwa. Ese ibyo Yesu yatubujije birakora? Ibyo Yesu yatubujije uyu munsi turabyirinda? Ni ikibazo wakibaza. Abakristo turabafite babifite muri za firigo babana nabyo. Inzoga ziba muri za firigo muri za aperitif mu Gifaransa. Za aperitif bashyiramo ngo bagomba kunywa kugira ngo bimanuke neza badigere. Ibyo ngibyo ni ibishuko bya Satani. Abandi ngo bagomba kunywa ngo bice ngo za mibe ngo bice. Mibe ntabwo zizitwa n'icyaha. Ntabwo bikunde. Ibyo byose ni ibyaha abantu bamaze gukurura byinjira mu mitima yabo, biri mu nzu zabo, biri no mu bana babo. Umwana wawe najya kunywa inzoga uzavuga ngo umwana wawe yakoze ibyaha, uzavuga ngo umwana wawe yakoze ibintu bibi kandi utamuha urugero rwiza. Hano abatambyi barategekwa ngo n'abana babo babibigishe kudakora icyaha, batanywa ibisindisha ngo kugira ngo badapfa binjira ahera h'Imana. Ni itegeko ry'Imana. Ariko si uyu munsi Bibiliya ntagatifu Abakatolika ntibayifite, si basoma ijambo ry'Imana ngo nibananywaho no gupfa bazapfa. None barayinywa n'Abakristo kandi ni umutambyi, padiri ni umutambyi, ariko arayinywa ari kuyiha Abakristo ni uburenganzira bwabo. Babuze ukuntu babyita, baravuga ngo kunywa ngo ntusinde. Hano ni itegeko, ntabwo banywa umwe gake cyangwa umwe gake, ni itegeko baraperesiza, ni itegeko ntunyweho kuko nuyinywaho no gupfa uzapfa. Icyo ni icyaha cy'inzoga. Kandi reka mbabwire bene data nshuti z'Imana, kinanije abantu benshi mu isi, kigoye abantu benshi gukeka. N'abapasiteri barazinywa batubaha Imana, batazi amategeko y'Imana, badashaka kugendera mu ijambo ry'Imana, barazinywa bakanazisanya n'Abakristo. Ni ikibazo. Ese uwo mukristo azakizwa ati? Uwo mukristo azahinduka gute? Musangira inzoga. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dutange urugero rwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tujye dukandagire mu nzira ya Yesu neza duhuje umutima. Nimba uyu munsi utarareka inzoga no gupfa uzapfa. Nimba uyu munsi ukiri ibisindisha ukiri mu nzu yawe ukigaburira n'abantu no gupfa uzapfa. Ni ijambo ry'Imana ribivuga, ntabwo ari njyewe bivuga. Nsomera uhereye ku murongo wa 9. Ntagatifu, Bibiliya ntagatifu, umurongo wa 9. Niba muri bujye mu ihema ry'ibonaniro ntimuzanywe divayi cyangwa ikindi gisindisha, bityo ntabwo muzapfa kugeza ku gisekuru, kuva ku gisekuru kugera ku kindi, bizababere itegeko ridakuka. Haleluya. Niba muri